Mwaramutse tariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026. Niba hari urugamba Baraka nabyo bikoresho bya gisirikari byazanwe FARDC kumwe na FDNB bakazamura nyuma yuko bamaze kubigeza mu byerekezo bihegamiye kuri Prezelo. Gahunda yari ikurikiye ya kugaba igitero gikomeye cyane kugira ngo barebe ko baraza gukora igishoka cyose bakikizira Prezelo. Hari ubutumwa bakiri bwaturutse kuri Lieutenant General Jules Mbanza-Mwilambwe nawe wakiri ubutumwa buturutse kuri Tshisekedi Tshilombo abaha itegeko riremereye cyane imisi 30 barangije akazi. Ndaje mbigarukeho nkubwira details zabyo z'iryo tegeko bakiri riturutse muri Etat Major ndetse no muri Supreme Leader cyangwa se umuyobozi w'ikirenga w'ingabo za Congo Tshisekedi Tshilombo nicyo yababwiye bagomba gukora muri no rugamba. Ubimbaze mbigusubize mukanya gato. Atari byo gusa abangaba mubona ni Armée Révolutionnaire du Congo cyangwa se IRC M23 M23 bamaze gutozwa ibikorwa za gikomando kurwana nk'abasirikari bakomeye, abasirikari bagaragaraza ubunyamwuga bwabo ndetse ku mirongo myiza cyane bari kwinjira mu gisirikari n'akarasisi keza IRC Révolutionnaire du Congo M23. Abakomanda 9318 bashoje amahugurwa bagiye kwinjira mu gisirikari cyangwa se binjiye mu gisirikari ngo batangize gahunda. Hari cyavuzwe Kalemi Vatombe, Kalemi ngo bagiye kuyifata noneho no doubt, nta gushidikanya ndakubwira izatangajwe. Gusa hari amakuru yamwe atangiye gushyirwa hanze n'abazalendo bashimangira cyane cyane ko iki gikorwa ari manipulation, ngaru kujijisha ngo ibikorwa byo kwinjiza mu gisirikare n'abasirikare bitabayeho, ariko ibavuga babivanye. Ndabikubwira nabyuzi ko ntago nta na kimwe disiga ku ruhande, cyavuzwe cyose turakivuga. Ariko nubwo batangaza ngo ibingibi ni manipulation, subwa mbere M23 ishyize mu bikorwa gahunda zo gusoza amahugurwa cyangwa se amasomo yatangwaga mu gisirikari, aho abasirikari bahabwaga imyitozo maze bakayisoza bakinjira mu gisirikare noneho byeruye. General Sultani Makenga ni wari umuyobozi mukuru muri bino birori, yavuze ijambo rikomeye rishyiraho icyo twakita igitutu kuri Tshisekedi Tshilombo ngo bagiye kuza barwanye ubuginga bwe, ujinga wa Tshisekedi bagiye kuza burwanye burundu, ngo ni ubutegetsi bubi bugomba kuvaho. Ijambo rya Sultani Makenga turumvaho amwe mu magambo yavuze ndetse agaragaza neza n'umushinga FC23 ifite utagomba gusubizwa inyuma uko bizagenda kose. Abasirikari 9,000 binjijwe bindiyongere kuba 30,000 bavugwa na UNX Group of Experts cyangwa se mukeze umuryango w'abibumbye, mugabo kajya hafi ku 30,000 na 40,000. Hanyuma nkuko bigarukwaho Kongo yifuza gusoza iki kibazo cy'umutekano muke muri Kongo n'amakimbirane binyuze mu biganiro. Ni ibiganiro byasabwe na Senko ndetse na Seni na ICC Preto, bavuga yuko bagomba kubona ibiganiro bibahuza n'igihugu kugira ngo abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abanyagihugu bose muri rusange bashakira umuti ibibazo bikomeje kwibasira Kongo. Gusa Corneille Nangaa umuyobozi wa Alliance Fleuve Congo yahakanye neza ko batazitabira bino biganiro, ngo nta kintu kiri muri ibyo biganiro bashobora kuzitabira. Kuri we abona neza ko ikibazo cyo muri Kongo kitakemurwa n'ibiganiro, ni ikibazo cyarenze ihaniro, ni ikibazo cyo guhanisha cyangwa se ni ikibazo cyo kurangirisha ibikorwa apana ibiganiro. N'amagambo Corneille Nangaa yavuze ku itariki 21 ku munsi w'ejo hashize. Reka nze byose tubigarukeho, byose ko byakabaye duhere ruhande kubiri kuvugwa maze tumenye ngo ibijya mbere ni ibiki. Reka mbaye ikaze, genda umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese. Nyuma ikamanuka igafata na Prezelo, yabaye nk'ishaka kumanuka ifate Gipupu na Malemo cyangwa se Mulema, birananirana maze FARDC isa nkaho ishyizeho igikumira ku buryo bukomeye. Nubwo General Semata Mashare ashimwagira cyane cyane ko ibyo bice by'umbi Mulema ndetse na Gipupu n'ubundi bisa naho itagenzurwa byuzwe na FARDC, nayo 23 ntabwo irimo, bahagaze hakurya ku misozi ngariko bareba indani ibikorerwamo kamwe ku kandi ku buryo adui adashobora kuza gukubaganira abari muri Gipupu ndetse na Mulema, nubwo ashimangira cyane cyane ko n'abaturage benshi batuye bigendeye. Hamaze imisi nk'icyumweru baga cyane cyane zikoreshwa n'abashyigikiye uruhande rwa Tshisekedi Tshilombo ndetse na Wazalendo, hatangajwe amakuru ateye atya.
bashyigikiwe na Wazalendo. FARDC yagabye igitero gikomeye cyo kwisubiza Pwezelo ku itariki 21 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Imirwano irakomeje kandi ubu iri hafi kugera kuri 0 cyangwa se Pwezelo. Wait, nizo agace ka Pwezelo kari mu biganza bya 23. Ibyo ngibyo urabizi, ariko FARDC yavuze ko igomba kuzisubiza kano gace uko bizagenda kose. Rero amakuru yemeza ko tariki 21 nkuko bivugwa, abasirikali ba Wazalendo bafatanyije na FARDC bagabye ibitero kuri position ntoya ya M23 yari muri metero 8 uturutse kuri Pwezelo ugahinga mu gice cyo kwa Murema. Hari abasirikali batari benshi ariko bafite n'imbunda zishyigikiwe iza nkaho zikora irondo bayegamiye ku ruhande rwa Murema ngo abe barurasaho. Gusa uva mu ishyamba rya Lukenia ugana mu gice cyegereye Musambia niho abasirikali ba M23 bari bigaragara neza ko mu gice cy'amajyepfo y'uburengerazuba bwa Pwezelo. Aha niwe urusasu rwatangiriye. FARDC Wazalendo barasanga kuri M23 ibonye urugamba ruremereye nayo irasubiza, ariko ari bombi M23 na FARDC ntawemeje nimba iyi position yabashije gutakazwa na M23 ngo ifatwe na FARDC ubwayo. Bavuga ngo ati twakwese M23 agace twakigaruriye. Icyakora nuko intego nyamukuru FARDC ifite ari yo guterekagira muri Pwezelo, gusa ariko na M23 ifite intego yo guterekagira Baraka. Iyi ngiyi ni intego wumvishe ivugirwa ubwe cyangwa se ivuga ubwayo na Rugabo Fidel ndetse na Koninanga Yubero, bavuze ko agiye komeza urugamba mpaka kugeza imbere. Mu minsi mike ishize, Bwana Laurence Kanyuka abazwa n'itangazamakuru yanavuze yuko impamvu agomba gutera Baraka na Fizi ari uko ibyo bice ari byo byinjiyemo FDLR. FDLR bari mu Minembwe na Pwezelo barahunze berekeza Baraka, kandi ngo nta kindi bagiye gukora usibye kwica abaturage. Kubw'izo rero byaba ngombwa ko M23 ikora igitero cyo kujya guhangana n'aba ba FDLR bari muri Baraka ndetse na Fizi. Uti rero ya nkuru imeze gute batubwiraga y'abasirikari n'ibikoresho byabo? Dore uko iteye. Kandi nyuma kwambura Baraka iradusanga muri Katanga Lubumbashi. Muri Katanga baraza gutezaho ikibazo gikomeye n'umwiryane bitume abitwa kwaranira ubwigenge bwa Katanga bifatanya na M23. Mukuru bishoka byose Pwezelo minsi 30 mwayisubije, ndetse M23 mwayishubije inyuma cyane adashobora kongera kuza gutera ubwoba agace muherereyemo. Iyi misiyo yahawe Lieutenant General Jean Banza Mwilambwe ngayigeze ku gisirikare kuri Region 33 ya gisirikare muri Kivu y'Amajyepfo. Ntabwo ari misiyo bisangije bo bwabo, kuko ngo ntabwo ari misiyo igomba gukorwa na FARDC yonyine, ahubwo agomba gufatanya na FDNB abasanzwe bafatanya ku mirongo. Gusa ariko bari kwitegura mu gihe na M23 nayo iticaye gutyo gusa. General Semata Mashare yigeze kuvuga ko niba ngo bari kwitegura gufata Pwezelo, ngo na M23 twirwa no bari kwitegura gukora ibishoboka byose kugira ngo asubize inyuma adui, ngo watsinze naho yagiye. Niyo magambo yavuze. Ubwo ibyo rero igitero cyo kuri Pwezelo gishobora kuba ari igitero gikomeye cyane, kabone nubwo bivuga ko batangiye kugerageza kugaba ibitero kuri Pwezelo. M23 ngishobora kugiye gukora mu mvuto, ariko ubu buri ruhande rwose nta namwe waga. Nyine urugamba urubara rurangiye uko byagenda kose. None se ni rimwe cyangwa se kabiri wumvisha uruhande rumwe rutsinda urundi rugatsindwa? Kwemeza ngo uyu nguyu azatsinda cyangwa azatsindwa iyo ni betting, ariko iminsi yo iratugenera katubwira ngo dore uko byagenze. Niyo mpamvu nge nawe tugomba kwitegereza, sibyo? Urakoze kuzemera. Hanyuma dukomeje ibivugwa, M23 mu rwego rwo kwitegura urugamba rutoroshye rwo kujya gufata ngo Kalemi, bongeye kwinjiza mu gisirikari abandi basirikari barenga 9310 ngo bangana n'ibihumbi 9318. Aba n'abakomando bamaze iminsi batorezwa mu kigo cya Chanzu muri Kivu y'Amajyaruguru, ahasanzwe hari ikigo gikomeye cyane kitorezwamo abasirikari ba M23. Muri kino kigo hamaze kunyura abasirikari benshi cyane bahawe imyitozo ikomeye, ndetse bigaragara ko ari igisirikare cy'ikinyamwuga kurusha uko wabita inyeshyamba. Nkuko bivugwa rero mu FCM23 mu gihe FARDC ikomeje kohereza ingabo zayo mu ntara ya Tanganyika kugira ngo zifatanye no kongera gufata Pwezelo muri Kivu y'Amajyepfo. FCM23 yateguye kuwa mbere tariki 20 Nyakanga 2026 Cyanzu umuhango wo gusuza imyitozo y'abakomando bashya 9318. Uyu mutwe ugaragaza igahunda nk'intambwe ikomeye mu gushimangira ubushobozi bwawo mu mikorere ikomeye cyane ya gisirikari. Manzi Wilinga Lambe, uyu ni vice guverineri ya Kivu y'Amajyaruguru, dore amagambo yanditse kuri X avuga kuri uyu muhango wabereye Cyanzu ati: gutanga inditsinzi y'abaharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu zarangiye, biteguye gucecekesha iterabwoba iryo ari ryo ryose aho ryaba riri hose. Ati
abanyabyaha bahora bafite inzozi zidasanzwe zo kugarura ibyo batakaje igihe bari bakomeye. Ariko se uyu munsi ntabwo ari abanyantege nke gusa, ahubwo ntibashobora no kwishyura abacanshuro bahawe akazi kuva intambara yo kurokoka yatangira. Akomeza agira ati umucanshuro umwe rukumbi usigaye ni General Neva. Azagomba kuva muri uru rugendo rw'ubwibone bushingiye ku rwango maze agasubira mu buzima bwe. Azakanguka mu gitondo kimwe akura ingabo ze ku butaka bwa Kongo, kuko umuyobozi barwanira adatanga amafaranga kandi ingabo ze zirimo gukuba na zero. Manzi Willy ati usibye ko bari no kuvuga ngo bazarwana, nawe wakoresha umucanshuro ngo Ndayishimiye ntago wagishoboye kubishyura. Ubwo ibyo ngo Ndayishimiye ashobora kuzavana ingabo ze ku butaka bwa Kongo, maze hagasigara za ngabo za FARDC zidafite icyo zishubuze, bazakubita nk'abari kunywa umunyunyu maze ukikomereza kujya mbere. Ngarambe akomeza agira ati abagabo n'abagore bacu batojwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu, kugarura amahoro no kurinda abaturage n'imitungo yabo. Ikirenze byose intego yabo ni ugushaka no gucecekesha urusaku rw'imbunda iyo ari yo yose igamije kubangamira abaturage bacu aho bari hose. Kuri Manzi Willy Ngarambe, bano basirikari ba M23 bashya binjijwe n'abasirikari bo guharanira uburenganzira bwa muntu, abasirikari bo kuzana ituze, abasirikari bagomba gutuma imirwano ihagarara mu bice byose, abasirikari bagomba gutuma amahoro aboneka. Gusa nubwo avuga ibi ngibi, ku ruhande rw'abazalendo ndetse n'abashyigikiye Tshisekedi Tshilombo, ku mbuga nkoranyambaga bakomeje guhwihwisa amakuru ateye kwibaza byinshi. Ibuka mu minsi mike gusa ishize habonetse amakamyo y'amafuso apakiye abasirikari, byavuzwe ko ari amakamyo hagati y'10 na 15. Suzibuka uravuze ngo ye ndabyibutse kuko aranabitukeretse. Yego twarabibonye. Abasirikari byavuzwe ko ari guturuka muri Kivu y'Amajyaruguru Masisi berekeza muri Goma. Kuva bagera Goma nta yandi makuru azwi aho bahise berekezwa. Aba bashyikira rero wazalendo na FARDC baravuga yuko abasirikari ari bahise bajyanwa Cyanzu, nyine ngo babonekaga ngo ari ingabo z'u Rwanda ziri gutaha, ngariko bagiye kwerezwa Cyanzu kugira ngo bagaragare ko bashoje imyitozo ya gisirikari hamwe n'abandi basirikari bakeya cyane batoje, ariko biganjemo abo bandi. Andi makuru batanga anateye kwibaza kwinshi, hakanibazwa ubusesenguzi bakoze ndetse n'iryo perereza ryari ryakozwe n'akoresha imbuga nkoranyambaga ni aya. Ngabo abasirikari batojwe n'M23 ngahubwo ni ingabo z'u Rwanda zinjijwe muri cya kigo cya Cyanzu, maze bagiye kwinjira mu gisirikari cya Kongo nk'ari abasirikari bashya ba M23, kuminga abasirikari b'u Rwanda binjiye nk'abasirikari ba M23. Gusa ariko ibyo bavuga bamwe akavuga ko bihabanye n'ukuri, bihabanye n'amakuru ya nyayo, kuko hagiye hagaragara inshuro nyinshi urubyiruko abasore n'inkumi bagiye bava mu bice batuyemo bakinjira mu modoka bajya binjiye igisirikari cya M23 bajya gutozwa. Byabaga ku Karubanda ngamanywa va, kandi abasirikari cyangwa se abo basore bemeraga kujya mu gisirikari nta kindi bagomba gukora gusibye kujya guhabwa imyitozo. None imyitozo itangwa kugeza igihe itarangiriye cyangwa igira igihe cyo kurangirizwa gutanga. None icyo gihe kirangiye babandi binjiye igisirikari cyangwa se binjiye muri RC ngo bagiye guhabwa imyitozo, iyo bayirangije bitwiki nibitwa abasirikari. None se umuhango wo kubinjiza mu gisirikari ntushobora kuba. Ibyo nabyo ikibazwa impamvu abazendo bari kuvuga ibyo ngibyo. Gusa ariko Mark Rubio yigeze kuvuga nawe amagambo ajya gusa nk'aya ngaya y'abashyigikiye wazalendo, avuga yuko bari gukurikirana ngo RDF n'ikorwa zayo byose no kubita kwambara imyambaro ya M23 ngibwe ko yavuye ku butaka bwa Kongo. Nawe yavuze ko izo mpungenge bazifite, avuga ko bagomba kurikirana neza akantu ku kandi ngo amenye niba M23 abasirikari bayo atari ba RDF bitwikiriye umwambaro wa IRC M23 bakabita ko ari M23 kandi ari RDF. Ari mpamvu yavuze ko ingabo z'u Rwanda zigomba gutaha ku buryo bugaragara ngo zikava ku butaka bwa Kongo. U Rwanda rwo kavuga ruti amutubwa kuvanayo ntabwo tuzi, n'abasirikari dufiteyo cyetse ingamba zacu z'ubwirinzi ziri ku mipaka. Kugeza magingo aya ntabwo birasobanuka neza ibizo kuba M23 na RDF badakorana ku ruhando mpuzamahanga, nubwo iyo ubwayo M23 ivuga ko nta ntihuriye na RDF, ndetse n'u Rwanda rwo kavuga ko nta ntihuriye na M23. Kaba ari abakongomani bafite ibyo barwanira bagomba kubihabwa cyangwa se bakabyimwa bakabyishakira ku gituma bakoresheje imbaraga. Yitwa General Sultani Makenga, ni General Majoro, ni wari uyoboye umuhango. Ariko Manzi Willy asoza agira ati bashobora kudahuza n'umwanzi mu kurasa gusa, ariko ubushake bwabo buruta kure ubw'umwanzi. Hanyuma se amaherezo
imbaraga z'umwanzi zizaba izabo, niko Manzi Willy avuga. Jenerali Sultani Makenga we mu kiganiro yahaye cyangwa se mu ijambo yagejeje kuri bano barangije amahugurwa yabwiye amagambo akomeye, ndetse anababwira yuko icyo biyemeje gukora ari ukurengera abasivili ndetse no guharanira ukishyira ukizana kwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Anagaragaza neza cyane ko bagomba kurwanya ubuginga bwa Tshisekedi Tshilombo, cyo yita ubujinga cyangwa se ubugoryi bwa Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu nabi, gutera igisirikare, kwica abaturage. Mu magambo ye kandi yongeye gushimangira cyane cyane ko bafite gahunda. Ni mu ijambo ryavugiye mu muhango wo gusoza imyitozo y'abakomando bashya 1918 ba RC kuwa mbere tariki 20 Nyakanga 2026 Cyanzu mu gace ka Rutshuru muri Kivu y'Amajyaruguru. Major General Sultani Makenga, umuyobozi mukuru wa RC akaba n'umuhuzabikorwa wa gisirikare wa F23, yitaye ku kwibutsa ko Tshisekedi yasenye igihugu kandi yica abaturage kubera ubwoko bwabo, abifashijwemo n'abacancuro FDLR ndetse na Wazalendo. Yanavuze ko ingabo za RC zikomeje ubutumwa bwazo kugeza igihe zibohoye burundu igihugu cyose, kariyo gahunda ari ugukomeza ubwo butumwa mpaka Kongo yose bongeye kuyibohora bakayiha amahoro, kuko nibo ubwabo hanzwe amaso n'abaturage ba Kongo, nibo bitezweho kuzanira igisubizo abakongomani, no bitezweho kuzanira amahoro igihugu cyose cya Kongo mu buryo bwuzuye. Reka twumva amagambo makeya, ntabwo yose tutaza kuyumva, ahubwo turagerageza kumva amagambo make Sultani Makenga yavugiye muri uyu muhango wo kwinjiza mu gisirikari abasirikari ba IRC M23. Ati hiyo yote inawezesha hii ambayo tuko ndani leo. Nimeshukuru wakubwa wa training, nimeshukuru mwese. Murabona ko twashoje amahugurwa. Nyinyi sasa wanafunzi, tunashukuru namna mmezuia. Turashimira cyane cyane mwebwe abanyeshuri mafunzo na kumaliza, kumwitaye cyane cyane ku masomo mwashoje, mwayamazemo igihe kirekire, ambayo tumeona tumeyakisha kama mmezingatia. Niyo mpamvu uyu munsi twaje kwizihiza uyu munsi wo kuyasoza. Ndio maana nimekuja hapa leo. Niyo mpamvu uyu munsi naje aha kugira ngo mbemerere kwinjira. Uyu munsi rero muri abasirikari ba RC. Muranyumva yega fande? Muranyumva neza? Mwambara ingofero zanyu rero. Nimesema nyinyi ni jeshi la RC. Labwira ko kino gisirikare cya RC, gisirikare cyo kubohora Kongo, gifite gahunda yo kubohora kino gihugu cyacu, kandi ni igihugu cyabaye igihe kirekire. Niyo mpamvu rero twari kugira ngo tuvane ubugoryi bwose bwa Tshisekedi bwishe kino gihugu. Tshisekedi yashenye kino gihugu, yishe abaturage benshi, akoresheje ubucucu bwe, kwica abaturage kubw'inyungu ze. Yazanye abacancuro, yazanye Wazalendo, yazanye Abarundi, yazanye n'abari bose bitwa Wazalendo kugira ngo baje kwica abantu. Niyo mpamvu M23 ihaguruka, yarahagurutse ngo duhangane n'ubugoryi bwose. Muranyumva? Muranyumva? Miezi midogo ambayo inapita, miezi 2 au 3, amezi ashize alikuwa ameamua kuua raia wote 2 cyangwa 3, yakomeje gukora ibikorwa byo gushaka kwica abaturage batuye mu murenge. Ni vita mnafanya muda mrefu, byabari igihe kirekire cyane. Amedestroy ngombe zao, yishe inka zabo, yishe yasenye ingo zabo, kusanyika Minembwe ngo bashenye Minembwe kwa kuta huko ili wamalize. Yashaka kuwavanaho burundu. Hao wamejikamata en charge. Niyo mpamvu yongeye imbaraga, akawasimamia, akajenga ndani kikundi cha autodefense ambao wanaita Twirwaneho, ngo baze barwane n'umutwe wise Twirwaneho kurengera abaturage, ariko byarabananiye. Kwa wengine ambao kwa FARDC leo hakuja na kwa Jweni, FARDC yaraje bazanye n'inshuti zabo, ariko baratsinzwe. Muranyumva? Tshisekedi akaleta Warundi, Tshisekedi yazanye Abarundi, FDLR, yazanye Wazalendo, abamayimayi bose, azana FARDC, azana indege, azana za drone kugira ngo yice abaturage. Lakini sisi kama M23, ariko rero 23 igihe twabyumvaga, uongozi wa chama kaamua kwa kusupport hao raia.
ubuyobozi bw'umutwe wahisemo kujya gufasha abaturage mwezi ya 12 twakoze ngo twekoze mu mwaka wa 12 mwaka ushize kusapoti huko Minembwe twagiye gufasha muri Minembwe. Hivyo vikundi vyote ayo matsinda yose yari yaje guteranira Minembwe twarayakubise twarabakubise barirukanga. Niyo mpamvu rero namwe uyu munsi mwinjiye mu gisirikare cya IRC ngo muze mu Rwanda abaturage muranyumva. Niyo box kida kwa fanya Minembwe ibyo kisekede cyakorera muri Minembwe kuchoma manyumba kuwa watu imbura inzu kwica abantu eneo za Rubero akaba ari kwikora muri za Rubero. Ibyo byose bigomba guhagarara muranyumva. Mnaenda huko kuweka msaada kwa wenzenu raia wenu. Ni mpamvu ngo kuzana ufasha mukafasha abantu banyu abaturage imiryango yanyu ili wanaishi wetu waishi kwa amani kugira ngo tumenye ko abaturage bacu batuye neza afite amahoro. Ubwo bugoryi bwose bugomba kuvaho muranyumva. Mwende mkijua kama ila kukomboa watu mube mufite intego ko kurokora abantu. Raia wetu wamechukua muda mrefu sana. Abaturage bacu babaye igihe kinini cyane. Sema kote mtapita wakamata kama wakombozi hapana kama wajambazi. Mwumve neza ko muri abarokozi mutarabatera ibyago muranyumva. Jeshi la RC lazima liwe igisirikare cya RC discipline hali ya juu kirangwa na discipline yo ku rwego rwo hejuru. Hivyo vikundi vyote turwana nayo matsinda yose y'abajinga nabo muranyumva. Ili tuondoe uongozi mbaya tuwe na uongozi bora tuwe na nchi ambayo inaheshimika. Tuvane uri ubutegetsi bubi tuzane ubutegetsi bwisa bufasha abaturage kujya kwitera imbere kae kwa amani amahoro. Muranyumva neza. Ili yote ifikiwe lazima tuwe na nidhamu tuwe na uvumilivu. Ntabwo abaturage bagomba kubaho nabi duhari turwane bene wacu turwane igihugu cyacu twitange igihugu cyacu muranyumva neza. Mkifanya hivyo mtaheshimika kandi mmekomboa nchi yenu mmekomboa ndugu zenu mmekomboa Kongomani. Nimukora gutyo muzarokora igihugu cyanyu abaturage banyu. Huko kwenda kwanza kuua watu kwenda kuiba kwanye bara abantu baje kwica abantu kwiba abantu hiyo haikubaliwe kwa RC. Muranyumva neza. Tuhagere nka RC. Kuna mwenye amekuja kwa nguvu hapa askari. Uwo nguwo ni Sultani Makenga umuyobozi wa gisirikare wa M23 abwira binjiye mu gisirikare icyo bagomba gushyiraho umutima kandi kurwanira abaturage no kurwana na wazalendo FARDC abarundi n'abacanshuro kugira ngo amahoro n'umutekano bikomeze kwa gutaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavanyeho icyo yita ubugoryi bwa Tshisekedi Tshilombo ukomeje guteseka ko abaturage ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Sultani Makenga aya magambo avuga cyangwa se ibingibi ashyiraho umutima abwira abasirikare ko bagomba gushyiraho umutima ni nabyo kandi Bwana Colonel Nangaye Bello yongeye gushimangira navuga yuko nta gahunda afite yo kuzajya mu biganiro na Tshisekedi Tshilombo kuko Tshisekedi Tshilombo ubutegetsi bwe n'ibiganiro nta kintu bigiraho. Ati iki si igihe cyo kuganira na Tshisekedi Tshilombo rega nta mwanya. N'umuyobozi wa F23 Colonel Nangaye Bello yanze kumugaragaro kwitabira ibiganiro by'igihugu byashyikikiwe n'abayobozi ba Republika Demokarasi ya Kongo kimwe n'abanyamadini bakavuga ko ari ibiganiro bigomba kuzazana ituze. Muri video yasohotse ku ya kabiri tariki 21 Nyakanga ishyizwe hanze n'inzego z'itumanaho wahoze perezida wa Seni winjiye mu gisirikare cyangwa se winjiye muri M23 yavuze ko ikibazo kiri muri Kongo kidashobora kubonerwa igisubizo binyuze mu bwumvikane bushya bwa politike. Ntabwo ubwumvikane bwa politike cyangwa se ibiganiro aribyo byakemura ikibazo kiri ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ikibazo aho kigeze ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo ubangura gikemuza ibiganiro za politike uba wishutse cyane ku rwego rukomeye. Kuri we umututu w'imbunda uracyakenewe kugira ngo wumvishe Tshisekedi Tshilombo ururimi ngashobora kumva cyane ni intambara. Kugeza magingo ya nubwo Republika ya Kongo nayo ivuga yuko igiye guhangana n'igitero cya M23 bashinja kuba ari u Rwanda, amakuru nanone akabashimangira cyane cyane ko muri diplomasi ari gushaka uburyo ukomeye cyane bwo gushaka uguhuriza hamwe cyangwa se ari gushaka uburyo bwo gukemura ibibazo mu buryo bwa politique muri diplomasi. Ari naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo n'u Rwanda bakomeje guhuriza hamwe mu biganiro biri kubera
idowa cyangwa se yari bya dowa by'umurimo mu Busuwisi kugira ngo bite cyane cyane gukemura amakimbirane. Gusa kugeza amagingo aya biracyagoye cyane, ndetse n'ibyabereye i London n'ibyo guteganya mu minsi iri imbere byo bagiye bakora byagiye bigaragara neza ko bidagutanga umusaruro muri iyi ntambara. Kibazwa ibibazo bitatu. Icya mbere, M23 ifite gahunda ko mu bice byose yafashe iri kwinjiza abandi basirikare. Sizunguza umutwe avuga ngo oya. None sogo niba idafite gahunda ko mu bice byose igaruriye ikoresheje abasirikare baki kwinjiza, Kongo yo iraza gusubira inyuma iri ku uduce twose ivuga ko ari utwayo cyangwa iraza gukomeza imirwano. Uravuze ngo irakomeza kurwana. None se inza diplomasi ubwo bisenyutse burundu. Uravuze ngo yego. Hanyuma se ubwo Leta zimwe za Amerika nazo zazikwisa igihwereye mu guhuza Kongo n'u Rwanda. U Rwanda na M23 naho bihuriye ubwo bwabo bazakemura ibizabo. M23 ikomeza ukwayo. Kongo n'u Rwanda bakemura ibibazo M23 gihari. Uvuze ngo iki? Uravuze ngo hoya. Ubwo natwe twitege iki rero? N'ubundi urugamba ruracyari mbere songa mbere. Tutegereze iminsi imbere cyatse ko byagenda kose tuzamenya ukuri. Mungu wa Kamanzi mwifurije kugubwa neza umunsi wose. Sinamushalom.